Uyu mukobwa yakoze amabara akomeye cyane. Barakwereka ubwo yari agiye gutegura wotameloni ku meza, yaraje arabanza arayangiza ayiteramo uburozi. Reba ukuntu ari kuyikora yishimye. Ubu buryo uzi ko abarozi bajya bakora n'ibintu batababaye. Se ntabwo baba bazi ko ari ubuhemu. Reba vayibe afite. Ati ndabemeje. Ku mutima ati ngiye kubica. Reba ukuntu arimo guseka. Barakwereka hano hari abashyitsi bari babasuye barimo kurya, ba nyirabuja bishimye. Bamaze kurya barakwereka yazanye iparato iriho wotameloni. Ubona ko akawotameloni mukarenzeho ni akadeseri nabakoreye mabuja. Barishima ati umukozi wacu urakaze ubwenge. Umuntu umenya kwakira abashyitsi gutya, barayishimiye birasa nkaho bakunda wotameloni muri runo rugo. Barayirya, baramubwira ati mbese ko iyi wotameloni iryoshye ko utayizanye tutarahaga ngo tuyirye mbere. Ubu urabona utaduhemukiye. Barayiriye barayimara. Barakwereka umukobwa, yego, ati noneho imipangu yanjye igiye yagenda neza. Niba afite iyihe mipangu? Umukozi wo mu rugo nawe ko ashaka gusebya bagenzi bera. Uwayiriyeho wese, barakwereka yagiye asinzira, uwari wicaye yasinziriye, uwari ahagaze arasinziriye, n'uwari uryamye yasinziriye uko. Aratangira agenda areba niba bose basinziye. Yaranyuze hano abanza areba rino risaza niba ryasinziye. Asanga ryahuniye kera wagira ngo rimaze icyumweru ridakanguka. Arahindukiza reka da. Ati nibyo byiza muzehe. Barakwereka ageze no kuri nyirabuja abona yasinziriye. Ati imipangu yanjye igiye yacamo. Yarishimye. Ariko abahemu burya nta cyaha bagira ahari koko. Yarishimye. Arangije barakwereka umukobwa yaragiye, hari mugenzi we wari uje w'igisambo nawe wari uje kumufasha ngo babone uko biba neza. Arangije ati ibintu byose biri ku murongo. Ati biri ku murongo rwose nabikoze neza biri ku murongo. Nta kintu na kimwe kiraduteza ikibazo. Ati ntacyo bose basinziriye gahunda nayikoze. Ati ubu gahunda ni ugutangira kwiba bino bintu byose biri muri iyi nzu, twarangiza tukagenda nta kintu na kimwe tubasizemo. Barakwereka batangiye kubakuramo akazi. Umukobwa yaraje ahera kuri sebuja. Amukuramo telefone, amukuramo ikofi, ibintu byose. Ati njye niyo amakofi n'ibiki byose n'imyenda ntacyo byaba bimbwiye, ariko nkakuramo amafaranga n'ubundi niyo yankuye mu cyaro. Yarabacakaje umuhungu yigira ku mikufe, yigira ku bintu bihenze amatelefone, ibiki byose n'amakofi akayacakaza. Birangiye ati bika. Umukobwa yaraje ntiyigeze atinya n'abamukoresha. Araza amaze gucakaza sebuja amukuramo n'amasaha, wumve ngo hari gake ngo amukuremo n'inkweto. Arangije ntiyatinye na nyirabuja we. Ndebera. Baraje ati n'uru runigi rurahenze. Abamukuyemo shanete nziza y'igiciro. Ati nayo ntabwo twayitinya nubwo mwangaburiye rero. Birangiye baracakaje buzuza ibikapu. Bamaze gushyira mu bikapu barareba. Si ibintu byose bimeze neza. Nta muntu uri bukangukemo hano. Ati wapi wotameloni nabahaye imara amasaha 5 batarakanguka. Kuko nashyizemo umuti ukomeye cyane uhenze. Arangije ati ahantu hose rero ucekinge ntitugire ikintu na kimwe dusigamo. Babyigaho. Reka ducomoke tujye kureba n'ibindi hariya muri magaze. Baragiye. Barakwereka hano hari umuhungu n'umukobwa bashakaga kuza gusura iwabo. Reka twikoreho buriya papa na mama baradukumbuye. Ubu mama yirirwa avuga ati umukobwa wanjye, papa ati umuhungu wanjye baradukumbuye cyane, reka twitegure bya nyabyo. Barangije umukobwa ati umusatsi wanjye ngiye kuwusokoza neza, ubundi ikanzu yanjye nayiteye ipasi, nambara uru runigi narwo rurahenze, mama abona yuko twageze kaminuza tukagafata. Umuhungu nawe ati nanjye ngomba kwigira simati, nkagenda nsa na mushiki wanjye nkatambukana umucyo. Bariteguye nk'abantu bagiye kujya iwabo, kuko uzareba uvuye mu mujyi ushaka kujya mu cyaro wikoraho ugashyiraho n'akirariro. Nabo rero barirariye, menya bari batuye ahantu hari hatandukanye n'iwabo cyane. Barakwereka bageze hano mu rugo iwabo, basanga ari umusaza, ari umugabo, ari umusore, ari umukobwa, bose basinziriye. Ati cyore ko bose basinziriye biragenda gute? Birangiye umuhungu ati ntibishoboka. Ati none se ni gute abantu barenga 30 basinzirira icyarimwe? Umukobwa nawe biramuyobera. Ati cyore uwakozeho agasanga amaze nk'ibyumweru 2 aticura, basinziriye nk'abapfuye. Umukobwa ati ntibishoboka.
ukuntu nari nkumbuye iwacu ntabwo nari gusanga ari amahoro. Ako murandebera ukuntu abantu bajya bahura n'ibibazo, ari wowe wabyitwaramo ute? Ujye muri comment umbwire ugiye iwanyu utaheruka ugasanga bimeze gutya, wabyitwaramo gute? Si yabikaragiyeho babura icyo bakora, ati duhamagare polisi, ati polisi niyo igomba kudufasha muri kino kibazo. Arangije ati ariko tubanze dushaka ikintu kindi twakora, ndumva polisi nimero yayihuze. Birangiye umukobwa ati ariko se waretse niba batari kukwitaba tukabanza twaryama natwe tukamera nk'aho twapfuye, ntabwo iyo nama yaba ariyo? Wenda ko hari umuntu waba yihishe inyuma y'ibi bintu. Barakwereka ya nama y'umukobwa barayikoresheje, bararyama bagiye kwisinziriza nabo bihwereza. Nihaba hari uwateguye ibi bintu bari bumufatire mu cyuho. Barakwereka bya bisambo na cya kirarakazi byaramanutse, bamanuka bari muri tugiye kuba abakire, tugiye kugura imodoka, tugiye kugura indege, ndagura n'icyogajuru. Babyimbye mu nzu y'abandi, ariko abakozi b'iki gihe noneho birangiye ati ibintu byose bimeze neza, tugiye gufata ibintu byose bisigayemo hano ducekinge turebe niba nta kintu twibagiwe, ubundi twigendere tujye kurya tutavunikiye. N'abuzukuruza bacu bazayaryaho, n'ubuvivi buzayarya. Bano bantu bari bafite imitungo we. Yarebye hakuno ati saba kandi bo byagenze gute? Aka gatelefone twakanyuzeho dute? Abarunamye ka gatelefone nako tereka nkakenyerereho, abagakenyereyeho. Arahindukira ati se wa mukobwa we, menya ibintu byose bitameze neza, dutangiye kugenda twibagirwa dusiga ibintu mu nzira, ajya kureba muri magaze niba ntabyo twibagiriweyo. Ati nta kibazo, tugenda urebe, nanjye ngiye gusigana nshakaga ndebe niba hano nta yandi mashanete twasizemo cyangwa amakofi, kuko niba dutangiye guca ku matelefone birumvikana muri iyi nzu harimo ibintu byinshi. Umukobwa atari kuzi ko ari byo, reka nceho ngende, ndaje ubundi tugende kubigabanira hariya hakurya ku kirwa. Noneho arangije tereka nuname, ababonye n'agashanete atari yacakaje. Arangije nako ati ntabwo nakagusigira muko, umbabarire, ariko ubuzima bwatwigishije kutajenjeka. Birangiye umusore nako aragafata, amaze kugafata umukobwa nawe yari yagiye, umuhungu ari gucunga. Barakwereka umusore ari gucunga uko gikuramo agashanete mushiki we. Noneho birangiye yaravuze ati kano gashanete karimo kurereta muri iki gikapu sinagakoresha ntabara famiye yanjye. Arangije agakuramo yigira inama yo kugafata. Ndetse urebe ko n'umuntu ikintu kigutabara batari n'ikintu cya danje, uretse gukoresha ubwenge gusa no gutekereza ntuhubuke. Uko kino kirangaye ngo kirimo gucakaza, bafashe ya shanete bayishyira mu mufuka wacyo. Ngiye kuguteranya n'ibandikazi rigenzi ryawe, maze urebe ibintu bigiye kukubaho. Uko muraburana musigana nabateranyije, niko abantu bari gukanguka na polisi ziri kubona uko ziza. Umuhungu yamaze gukenyera kuri ya shanete, ati mbega ukuntu ari nziza, ati iby'agaciro kurusha, twafashe iby'agaciro ariko iby'agaciro kurusha aho twari tubisize. Ati mbega ishanete, iyo nzahita nyashira iwanjye. Ati mubwiye ko nayikuye muri Amerika, mubwire ko nayikuye muri Amerika. Birangiye abatura baga, ni baga. Umukobwa arangije araza ati ibintu byose ndabimaze, nta kintu na kimwe nsigajeyo, byose ndabizanye, ubu ndumva twagenda tukagabana. Ati turanyura hehe? Muri uyu muryango cyangwa muri uriya? Barakwereka umuhungu ahindukiye. Umukobwa ati uretse gato wa gisambo, ati uratinyuka ngiye nkatangiza ibintu byose nkemera nkaroga, warangiza ugashaka kunyiba? Ati aya mashanete ahenze kuki wayapakiye mu mifuka yawe? Ati kuki wayapakiye mu mifuka yawe? Umuhungu biramuyobera. Ati ibi bintu ntabwo mbizi, sinzi aho byahereye, sinzi n'igihe byabereye. Ati ndakubwiza ukuri kandi. Umukobwa aramutuka ati n'ubu ngubu niba uzanye ubusambo, nta bandi ryiba igisambo, nta n'igisambo kiba ibandikazi. Ati twabigabanira hano. Umuhungu ati ndi kugusobanurira, sinzi uko byagenze, menya twabifatanye ubwoba, nkagenda ndashira mu mufuka nibagiwe, ariko ntabwo mbizi. Ati ubu twanabireka tukabigabanira hano, kuko umenye ko ibi byose ari njye wabiteguye, ari nanjye wabikoze. Umukobwa agira umujinya na ya shanete ayijugunya hasi. Urebe ukuntu abakobwa duhubuka. Noneho birangiye nyirako agashanete ka mama wiwe aragafata,
abandi bararwana baracyocyorana bari gupfa baga ngo tugabanire hano tugabanire hano. Uko bari gucyocyorana wa mukobwa yafashe ya shanete arayibahambiranya kugira ngo abakerereze. Noneho umuhungu aramubwira ati baretse tukumvikana ukambabarira tukajya kubigabanira hariya hirya udasanga na polisi zije zikadusanga hano. Umukobwa ati oke, aturemeye ati ndemeye. Bakijya gushitura ngo bagende bahise bagwa hasi bari babateze. Isi yabikaragiyeho ibifungiraho amafiri bayoberwa ibibabayeho. Umuhungu n'umukobwa ati ikosa rya mbere mwakoze ni ukubahuka ababyeyi bacu, ni ukubahuka abantu babagaburiye bakabarira mukaba mumaranye imyaka 5 bari babakujije bageze abasore n'inkumi, ariko murebe ibyo mukoze. Ese nawe hari umuntu wari wakugirira neza warangiza ukamwitura inabi? Tujye tumenya twibuka batugiriye neza badufashije ahashize tubibukira ahazaza. Umuhungu yagize umujinya ati kuzirika kuroga mama wanjye, mukaroga papa wanjye, mukaroga abavandimwe, mukaroga famiye, aturetse guhamagara polisi akaba ari izi gakora bino bintu ikabatwara. Yafashe ya telefone bari batwaye ashyiramo nimero za polisi yahariye iwabo. Arangije taro ti polisi ko bidakundara twe tutari kumvikana. Taro ati mwaza hano ko dufashe ibisambo, atari n'ibisambo gusa kandi ahubwo ari abicanyi bazamara abantu. Ati nimubanguke rwose, urugo rwose bari barwishe, nimubanguke. Barangije umugabo ati polisi ati turaje. Naho umukobwa nimumbabarire ntago uzongera. Umukobwa ati yewe, ati kutanyurwa biragakoze. Ese nawe ntago ujya unyurwa? Mwige kunyurwa mw'abantu. Uyu muntu bari bamureze imyaka 5 yose yanga kunyurwa ngo agiye kubica bibe, ariko mu ndebere ibibaye agiye kujya mu gihome kubera kwanga kunyurwa. Ubwo polisi nazo ziri mu nzira ziza mbabwira ko iyi nkuru yacu y'uyu munsi ari ahangaha irangiriye. Mbashishikariza gukora share, comment, like and subscribe. Ndabakunda cyane.